Dukana subscribe kuri Don't Tell Vibes. Nabaza ni igisubizo kuri abo bantu bajyaga bavuga ngo kwandika birangora, kwandika biramvuna, ngo nkunda gukoresha rekodi. Aya uyu munsi nabaza ni igisubizo. Nabaza ni uburyo ki noneho uzajya uvuga ibintu nk'uko ndi kubivuga, noneho byo bikiyandika mu rurimi urwo ari rwo rwose, waba ukoresha icyongereza, waba ushaka gukoresha ikinyarwanda, bizajya bihita byiyandika. Wow, sasa rero utarakanda subscribe, like, share ndetse na comment, kandaho kugira ngo tujyane. Wibuke gukanda no kukazogera kugira video zose nzajya nkwereka zitazajya zigucika. Rero biroroshye cyane, wowe icyo usabwa ni ukunkurikira tukajyana. Uraza ahantu usanzwe wandikira, yaba muri message bisanzwe cyangwa ugiye kohereza nka message kuri WhatsApp. Numara kuza umaze kuhakandamo nyine kwa kundi keyboard ihitiza. Keyboard nimara kuza wowe uraza uhite ko keyboard imaze kuza mukande muri setting ya keyboard. Setting ya keyboard twese turayizi. Numara gukanda muri setting ya keyboard uraza ukande ahangaha. Uraza ukande aha muri languages. Numara gukanda muri languages rero mu ndimi uraza uhitemo urebe indimi zirimo. Urangiza uhitemo indimi zose uzajya ushaka gukoramo. Nabona ngewe kubera ko namaze kuzihitamo, harimo icyongereza, harimo ikinyarwanda, n'izindi zose ushaka. Iyo ushaka urundi rutarimo uramanuka hano hasi handitse ngo add to keyboard, ugakandaho. Iyo umaze gukandaho rero haza izindi ugahitamo urwo ushaka, yaba Kiswahili, Kiswahili ugakanda done, ubwo nayo ihitizamo muri za ndimi uzagera gute uzajya ukoresha. Murabona ko yajeho. Iyo umaze kuzikandaho zose rero zimaze kuza ahangaha, ugaruka inyuma. Amara gukaruka inyuma ukaza hano handitse ngo voice typing. Naho ugakandaho. Iyo umaze gukandaho rero urabona ngewe nsanze kageze gute, karafunguye. Look, karafunguye. Ariko wowe ubisanze kadafunguye kameze nka gutya, uragafungura. Iyo umaze kugafungura rero then uhita wongera ukagaruka inyuma. Kongera ukagaruka inyuma cyane muri ya keyboard yawe. Iyo umaze kugaruka muri ya keyboard yawe rero uhita ukanda kuri kano kantu k'akamikorofone. Aka k'akamikorofone kaba kuri keyboard ukagakandaho. Iyo umaze kugakandaho rero ko gahita kagira gute, iyo umaze kugakandaho hitamo ururimi ushaka kuza gushyiramo. Kaduhitemo wenda ikinyarwanda. Shyizemo ikinyarwanda, reka mbereke urugero sasa. Urugero iyo umaze guhitamo ururimi rero ugiye urabona ko ibyo ndi kuvuga byose kari guhita kabyandika hehe mu kinyarwanda. Ibintu byose ndi kuvuga kari guhita kagira gute kabyandika.
warangiza ugahita ukanda kuri send aho ushaka kubyohereza. Urabona ni uburyo bworoshye cyane, bivuga ngo wowe uravuga wamara kuvuga igahita yandika ibyo uri kuvuga yaba mu cyongereza. Ubwo nkwibutse ko kugira ngo ubishyire mu cyongereza n'ubundi ukanda kuri ka kamikorofone ukagenda hahandi naberetse languages, hari indimi, kuri ka kamikorofone ugahitamo ururimi ushaka ko noneho uruvugamo bikiyandika. Ariko kubera ko nari nemejemo ikinyarwanda murabona ko aricyo kiri kwiyandika. Niba rero aka kavidewo kagufashije wibuke gukanda subscribe unagasharinge n'abandi kugira ngo bamenye ubu buryo. Hasta la vista.